guys, my people, my brother. Ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza. Wowe wihebeye Iwacu Bliss, wowe wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza. Ni by'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazabima kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Rezamire kamakuru yacu tuyotangirire mu gihugu cy'Ububirigi ku munsi wo ku cyumweru tariki 14 z'ukwa gatanu mwaka wa 2022. Uwitwa Iwacu Bliss umwe mu basore bakomeje gutrendinga cyane mu Rwanda ndetse no muri Afrika muri rusange, by'umwihariko kuri uyu munsi ari gukora amateka ku mugabane w'Uburayi, ibyo yise European Tour, agenda azenguruka ibihugu bigiye bitandukanye byara ku mugabane w'Uburayi ndetse n'imijyi igiye ikomakomeye. Arimo aragenda yizenguruka akora icyo bita media tour, agenda akora ibitaramo mu mijyi igiye itandukanye ituwemo n'abanyarwanda benshi cyane ariye ku mugabane w'Uburayi. Navuga nko mu mujyi wa Oslo mu gihugu cya Norvège, ariho yahereye tariki 7 z'ukwa gatanu mwaka wa 2022 mu gihugu cya Norvège, rwose niho yahereye. Mu gihe tariki 13 Iwacu Bliss yarereye mu gihugu cya Sweden, yaje kugenda akora ibitaramo bigiye bitandukanye. Ku munsi wo ku cyumweru tariki 14 z'ukwa gatanu Iwacu Bliss ufite indirimbo hanze ikomeje gukora amateka mu Rwanda ndetse no mu gihugu cya Uganda, by'umwihariko muri Afrika muri rusange, dore ko iyi featuring navuga ko ari imwe muri featuring ziba zisohotse zikomeye cyane muri uyu mwaka turimo 2022. Ni indirimbo yitwa Nyora Bruce Melodie yakoranye na Ekeight ikomeje gutrendinga. Inyuma y'uko rero Bruce Melodie nakomeje kugenda yamamaza ibikorwa bye ku ruhando mpuzamahanga, dore ko arimo aragenda akora collabo zigiye zitandukanye. Muri ibi bitaramo ari kugenda akora umunsi ku wundi, agenda ahura n'ibyamamare bigenda bituruka mu bihugu bigiye bitandukanye. Biba akarusho noneho yahuye n'umuhanzi ukomoka hano muri Afrika muri rusange. Kuri uyu munsi rero, ku munsi w'ejo, nibwo Iwacu Bliss cyangwa se Bruce Melodie ubarizwa muri label ya 155 AM iyobowe na Coach Gael, ku munsi w'ejo yakoreze interview ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ariko ikiganiro cy'umwihariko yakoze ni ikiganiro yaje kuvuga ko yiteguye guhura na Big Fizzo ndetse ko abarundi hari byinshi bakitegura, by'umwihariko n'igitaramo azakorera muri Sama. Ubwo navuga ko icyo gitaramo azakorera mu Burundi gishobora kuzaba nko mu kwezi kwa 8 mu matariki yo mu kwa 8 ndetse no mu kwa 7, akaba aribwo yategura kuzajya guha abarundi show ya dance. Bruce Melodie rero yateguje abarundi ko hari indirimbo yakoranye ndetse n'uwitwa Big Fizzo, nawe n'umwe mu bahanzi b'abarundi bakomeye cyane muri iki gihe bafite hit iri ku rwego rwo hejuru hariya mu gihugu cy'u Burundi ndetse no muri Afrika muri rusange, kuko Big Fizzo afite indirimbo nyinshi zigiye zikomakomeye kandi afite urukundo rw'abarundi yitwaza ahantu hose agenda agera. Rero uyu Big Fizzo akaba yitegura gushyira hanze indirimbo ari kumwe na Iwacu Bliss, Umunyarwanda rwose wavutse mu mwaka w'1992, ufite imyaka 30 y'amavuko, umwe mu basore rwose ubona ko umunsi ku wundi hari urwego bari gukuraho umuziki we, hari n'urwego ari kuwugezaho profile ye umunsi ku wundi agenda yizamura, hari ayikura ndetse n'ayigeza, bikaba bitanga icyizere ko mu myaka 5 iri imbere umuziki w'u Rwanda hari urwego uzaba umaze kugeraho ku ruhando mpuzamahanga, bitewe n'ibyo Bruce Melodie kuri uyu munsi arimo gukora. Kandi Bruce Melodie akaba atanga ishusho ku ruhando mpuzamahanga ko ari we muhanzi wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu bahanzi batuye hano mu Rwanda. Ibyo ushobora kubyumva mu buryo nabikubwiramo. Diamond Platnumz ni umuhanzi wibera mu gihugu cya Tanzania, akorera umuziki muri Tanzania bitandukanye n'aba icon babavuka mu gihugu cya Senegal, kugasanga umuziki wabo bawukorera ku mugabane w'Uburayi cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bruce Melodie rero ntakubwira ko ari we Diamond Platnumz wo mu Rwanda, kuko atuye mu Rwanda. Niyo bibaye ngombwa akajya hanze afatwa yitwa kajugujugu, ubundi akerekeza mu bihugu by'abaturanyi cyangwa se akerekeza ku mugabane w'Uburayi, ubundi agakora ibitaramo agahita agaruka mu rugo. Ubona ko we na Diamond Platnumz ibihugu byabo hari urwego bifuza kubigezaho ndetse hari naho bashaka kubigeza. Umuziki wa Tanzania ni umuziki ugaragaza ishusho y'igihugu. Iyo utekereje igihugu nka Tanzania, kenshi birabigoye cyane ko hatekereza muri football cyangwa se muri basket, ubundi uhita utekereza Diamond Platnumz, ugatekereza Wasafi TV. Igihe kirageze rero ko umuntu azajya atekereza u Rwanda agahita atekereza Bruce Melodie, cyangwa se ugahita utekereza 155 AM nka label izaba ari iya mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda, muri label zafashe umuhanzi zikamugira uhariwe. Kuko kuri uyu munsi ndakubwiza ukuri ko 155 AM niyo label muri label zose zabaye hano mu gihugu cy'u Rwanda iri gukora ibikorwa, ukabona ko label irimo irakora. Turetse ibyo kuvuga yuko 155 ariyo label ya mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda ikora ibikorwa bya nyabyo, nta label n'imwe hano yigeze hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se management yigeze ifata umuhanzi ngo imujyane
mu gihugu cya Kenya akore media tour. Nta rebo n'imwe yigeze bana mu gihugu cy'u Rwanda gibe yabasha guha umuhanzi ubushobozi bwo gutumiza umuhanzi nka Eddy Kenzo abe mu gihugu cya Uganda azana mu gihugu cy'u Rwanda amara igihe kingana n'icyumweru arya ku ikofi y'umuhanzi w'umunyarwanda, atunzwe n'ikofi y'umuhanzi w'umunyarwanda, ibyo konsoma byose biva ku muhanzi w'umunyarwanda. Nta muhanzi n'umwe cyangwa se management n'imwe yigeze ishoboza ibintu umuhanzi w'umunyarwanda. Ibyo rero bigafata 155 AM bikayigira rebo ya mbere mu Rwanda. 155 AM yobowe n'umugabo witwa Coach Gael ndetse wigeze no kumanaginga umuhanzi The Ben mu gihe bakoraga indirimbo yitwa Why. Bikaba bivugwa yuko kandi amakuru hari twemeza neza cyane nuko indirimbo yitwa Why ya The Ben na Diamond Platnumz, uyu mugabo Coach Gael uyoboye 155 AM ibarizwamo Bruce Melodie akaba ariho bigizemo uruhare kugira ngo iriya ndirimbo ibashe kuba yasohoka. Akaba ariyo mpamvu rero kuva yatandukana na The Ben nta kindi gikorwa cye cyangwa se undi muzigo The Ben yongera gushyira kuri platform ze. Umuhanzi The Ben mbere yuko akorana indirimbo na Diamond Platnumz amaze igihe kingana n'umwaka nta bikorwa bya danje akora, ariko akimara guhura na Coach Gael ibikorwa bya The Ben byasaye nkaho byisunika. Nyuma y'aho yaramaze gukorana indirimbo na Diamond Platnumz baza gushwana rero ubu Coach Gael ari kumwe na Bruce Melodie, dore ko bitegura gushyira hanze indirimbo Bruce Melodie itaye wacu yakoranye n'uwitwa Babo Ekeight, umukobwa wibera hara ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ububirigi. Bruce Melodie akaba akomeje gutanga isura nziza ku muziki w'u Rwanda mu gihe kiri imbere ndetse no mu gihe kizaza. Ubona ko buri muhanzi wese uzajya uzamuka azajya yifuza kumera nka Bruce Melodie, bikazatanga ishusho nziza mu myaka iri imbere mu muziki w'u Rwanda. Umuziki w'u Rwanda ukaba wazaba uhagarariye bimwe mu bintu byose bikorerwa mu gihugu cy'u Rwanda by'imyidagaduro. Bruce Melodie rero akaba ibihugu yamaze kurenga ku mugane w'Uburayi rwose yamaze gukoreramo performance zigiye zikomakomeye. Akaba ari igihugu cya Norvège mu mujyi wa Oslo aho yaravuye byararangiye, mu gihugu cya Sweden naho byararangiye, bamaze kumubona ndetse benjoyinga indirimbo ze zigiye zitandukanye nka Katerina, Caterpillar, Bado, Kinyafu, Hands Up ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Ndetse no mu gihugu cy'Ububirigi tariki 14 bakaba baramwenjoyinze. Ubu hasigaye rero Abafaransa cyangwa se Abanyarwanda bibera hariya mu gihugu cy'Ubufaransa n'abazagenda kubita show ya spectacle iri ku rwego rwo hejuru. Azaba tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2022. Bisobanuye ko ari muri uku kwezi, ariko wibuke ko azabanza kitabira igitaramo kizabera hano mu gihugu cy'u Rwanda cy'iserukiramuco. Azaba haje umuhanzi Shiba ndetse n'umuhanzi Kiss Daniel. Yitezweho ko Bruce Melodie azahita akorana indirimbo na Kiss Daniel. Ubona ko ibintu bikomeje kuba spectacle kuri itaye wacu Bruce tariki 5 rwose, n'ubundi akaba azabaherereye hariya mu gihugu cy'Ubudage mu gihe tariki 11 z'ukwa gatandatu azongera agasubira mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi wa Paris, akazerekeza mu gihugu cy'Ubusuwisi mu mujyi wa Geneve. Bruce Melodie rero ukaba ubona ko umunsi ku wundi agenda yamamaza ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga. Tukaba dutegereje vuba na bwangu indirimbo igiye kujya hanze ya Babo Ekeight ndetse na Bruce Melodie, tirengagije ibihangano bigiye biri hanze nk'indirimbo yakoranye na Inosbi ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Rezami ndagushimiye wese mu gukurikira amakuru kuri YouTube channel Bruce Melodie Media. Ni iby'agaciro kandi komeza udukurikirane, natwe ntituzahwema kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Yumva ndi Olivier Fernandez, nkomeza kukwibutsa ko wajya kuri YouTube channel Bruce Melodie ugasacinga ubundi ukareba indirimbo yitwa Nyura iburi 25,000 gusa kugira ngo ibashe kuzuza miliyoni views, ubundi badukubite umundi muzigo ari kumwe na Babo Ekeight. Reza mingere umva ndi Olivier Fernandez, kanda subscribe kugira tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. See you, love you guys.